uza iPhone nzigaya kubera ko ndayishaka pe. Aho iyo niyo ngamba winjanye muri iyo ngamba ya mbere. Ako ntazi niba koko nzayigera. Iyi ni ngamba ya kabiri. Uyu mwaka ngomba kubona fiance. Umuntu yaba muri telefone hataba musheri. Dukubita rero watanze uri gitengera. Inyogo yola. Ndamubonye. Abataje none. Bazoze ejo. Ibitangaza. Abataje none. Yola. Oya, umufiance ashobora kuzamura. Ingamba mfite nuko ntazi niba zizakunda cyangwa zitazakunda ariko ndazifite. Iyo umusheri nyine ndamushaka ariko sindamubona. Ushaka umuhungu umeze gute? Mwiza shahoye. Umeze chora. Uri romantique. Chora nyine. Chore. Ukuntu azaba ameze. Umuhungu ufite imbabazi nyinshi. Uzajya umpamagara akambwira ngo mami. Mami ubaye nyina se kandi? Akambwira mami. Ko ni mami. Ya gatatu? Sasa tena mami. Mami nani amekuguza hapa? Nani ameguza hapa? Mami umeparara hapa. Baby, nini? Akushike matama afanye. Buji. Nataka kutapika. Nipe base. Nataka soda. Soda black and orange. Yama kugira ngo nshima. Ngo bebe, utakura hapa. Mama kwambie bebe. Unataka kunyonya bebe? Nikupe nyonyo. INEZA LIVE TV show. Hello bantu bacu turabasuje tubifurije amahoro y'Imana igitondo ciza ku bantu bukeye ndetse n'umugoroba mwiza ku bantu mwiriwe aho muherereye hose dushimiye wakoze subscribe kuri INEZA LIVE TV Amasimba TV show moto amahoro mu mutima amafaranga mikofi biteye ubwoba turakwakiriye mwana amen kandi tugoye kaze amen umwaka warangiye gute umwaka warangiye neza umwaka warangiye mwaka 2024 niho niswe bishop 2025 rirezwa mfite amahoro mu mutima ndabyibushe nkuko mu monetse bicurane nagize nabikwana kasarani hano so just I'm so grateful. Thank God. Amasimba TV show icyambere nahura ngo felicitation thank you so much ariko kurirukanka ndakomeze irukanka ese umuhango wo gusengerwa ryari ndi hafi okay nzasengerwa kandi ndabizi ko hari igihe Yesu azabiko inshallah nzambare bubu amen takibazo yes ni marantege no marasiga kanwe Shami naringukumbuye wa naringukumbuye twaduherukana umwaka ushize ariko kujyana kandi cangamoto ya cangamoto ariko turashimana ko turi bazima turashima ko twambutse amahoro ko tumeze neza yego kayore gaharabitu n'ibintu tibiza bihabura se nawe nyitata ejo bundi bara abapasiteri bafunze ibakunkonjura naho gasa nabashije n'ukuri ko Imana mu ijuru nanjye ndiko ntabikoze biganiro kira kintu ntago n'ubu ndagisobanukirwa ntago nacyumvishe neza narumvishe ngo batanze amafaranga yo gukora seminaire ngo bayikoreye nyine harakusenyeraho babafatiye kamara amafaranga niba ari bande bayariye ibintu ngibyo bidasobanutse nazi kwibaza nabuze umwanya nagize akazi kenshi muri kino cyumweru cyashize buri umwanya nuko urumenya amakuru neza kuri iyo ntumviye amakuru kuri Rugenza ndashaka gutegera Rugenza n'intumvisha bisobanura neza bisobanukirwe neza kandi karayavuga ugende kuri Rugenza ubyumvuza mbere kuza kuberiza no kari Rugenza ntazapfa kubesha okay ariko inkuru z'amakanisa ndetse ndakunda kuzinjiramo takintu ziri mu gufasha ziri gusenya societe gusa kandi kanisa barigize ikindi kintu kidafite umumaro kandi cyari gifite umumaro ahubwo bazatuma n'abandi batarigeramo benshi bararihunze je narabaye umusiramu oyaye tora na shahada kera waragiye bakwisiriye zina naragarutse ariko nari nagiye wari wigumuye ntabwo nari nagumutse nari nirubuye noneho Yesu garongera arafata ukuboko arambwira ati iyo wagumukiye baza ugaruka iwanyu ndagaruka ariko nari nagumutse abisilamu ntibazemera Yesu ajya abasilamu bubaha Yesu ariko ntago bamwemera nk'Imana bamwemera nk'umwana w'Imana bamwemera nk'itunga y'Imana niko bazamwemera ariko urebye naje gusanga ijiri yabo ntago ari mbi ntago ari mbi ijiri yabo ayitegereye ntago ari mbi na bukeye
kubera ko ahantu hose bemera ko Imana ari imwe rukumbi bakemera ko Imana ari yakora bakemera ko Imana itagomba kubangikanywa bakemera yuko ashaka kugushakira hano icyo twakita haje ni Korowani ibintu bitanu umusilamu hagomba kubashingiyeho kugira ngo umusilamu ni byiza rero ko no bari ni byiza ko tugomba kumenya n'ayandi matorero ibyo like ibyo yemera ukareka gupinga ibyo utazi nukuri biragoye kuvuga ngo kurapinga ibintu nawe ubwawe utagize gute utazi zabishaka nzabikwereka ariko ibintu ubusilamu bushingiyeho ntago ari bibi pe ntago ari bibi ku buryo ubusilamu nyine bavuga ngo ni bubi ni itorero nk'ayandi kandi bose bemera Imana warafashwe n'iki kurijamo kuki wese mukujamo ubusilamu ni idini ridakumira umuntu uwo ari we wese ni idini ridafite amarangamutima ni idini rikubwira ngo niyo waba uri mu rugo ukubahiriza ibyo ugomba gukora wasenze kandi Imana yakumvishije naho twe gutaraja kundaraza ngo wishongereze ugire gute turi umukiranutse haje ne karindwi ku munsi oya ni kane ku munsi kane ku munsi kandi isengesho basenga ni rimwe bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Imana niyo nkuru nta bidasanzwe ejo bundi gamusha gufasha abapfakazi wa kitengera abapfakazi kwita ku mfubyi n'abapfakazi ni umugisha ni ideni uba nuko ni ideni ubuhaye Imana ni ideni ubuhaye Imana biriya si nitubikora kubera kwirata kubera kwereka abantu ko dufite kubera ko nkanjye nka mwiza n'ukuri ntacyo mfite ndibure ariko byose tubishobozwa na Yesu Kristo ugira gute uduha Imbaraga niko Paul yavuze ngo ushobozwa na Kristo byose uduha Imbaraga ufasha abantu bangana 10 buri muntu gitenge ku mafaranga yawe kubera ko yagiye kubikora mu kanisa kandi kanisa ritaguteye inkunga no nukuvuga ngo Amasimba afite groupe Amasimba afite groupe hano twashize groupe yacu y'Amasimba urabizi wigeze no kuyibaho oya wigeze kuyibaho gake gashoboka ntago gizibaho sindayikandagira abantu benshi bunda kubashyiramo ariko buriya nawe nzayigushyiraho kuko ntago ari groupe mbi noneho turicara n'abanyamuryango banjye turangurika kubera ko Pastor Ndaga n'umushumba wacu muri groupe y'Amasimba ni uduhereza ijambo ry'umunsi akanadusengera kandi noneho tukagira umushuti wacu tena utuye hari uhagarariye Amasimba muri Kitengera then turavuga ngo ariko kuki tudahera bwacu kuri guhera muri Kitengera twari duhereye bwacu ko hari abanyamuryango bacu then twagize n'amahirwe umushumba wacu akaba ari hehe akaba ari Kitengera turifatanya aho ngaho abagore nk'abangahe mu Masimba turatereka dukora igikorwa nk'iki ngiki turabara ibine bitega 10 n'amafaranga angahe fata aho ngaho ibine bitega 10 mutamya gufasha turatereka dufashe natwe Uwiteka azagira gute azabitwishyura dukuri uzikino nakunze urespect uyu munsi haro twagiye gufasha naye twamwambitse ko twari yamperekeje nuhango Imana ni Imana birari tubikora kwa kwiyerekana nta nicyo dufite nanjye hari abantu banyuganiye aho ngo muri groupe turongezeye ko ryabahaye igitekerezo ati mureke dukore gutya mureke tugire gutya turabikora birakunda twambika abapfakazi turabishimira Imana ko twabikoze baguhaye umwanya ugiye kuvuga naragitegereye ndaseka niki cyagusekeje abonye ko ntabasha kuba muhumbi haleluya yinebwe Mana y'Isumba nukuri ubunebwe sinzi ukuntu mwabusomye mu jewe nzi gutera hamwe narabonye ndabangugu yarira ngo tiyosunika habe n'umuntu kimuvane hanga imushitsi hariya jewe naritegereye speech ya minanira ndaseka ahubwo nishavu ngiye kuvuga zaramangira ishavu ndaseka natangiye kuvuga haleluya ndarira ndayitegera ariko twari no kujana sinzi ukuntu wankwebye inabisugira oya mane ese cage wambwiye kutari buboneke ako nashaka kumperekeza kanadufasha mu buryo bwa kamera n'ubundi turagura kamera y'abantu baye batureze dutera inkunga dupange tuzasubireye cyane none tuzasubire cyuganiza hari abahaye nta kibazo nuko bapanga oya ariko twanaganira ni neza n'ikabongera ni neza rega ni platform nanje sinobura ibindi 10 niho bibura kandi niyo tutoha bari ariko tugaha nabandi nta kibazo tuzaje Kitengera bura reka tuhave ko twoja n'ahandi reka tuzaje ese ronga habonye murenge habaraba
taha abanyamurenge bataha umunyamurenge n'abasederi mwisi hose baraba habe na kibera barahari iyo kibera sinoja yowe nukuriza mbona ko none ako kibera hari umunyamurenge ukubayo yeme ayaye tabayo kibera ahubwo twaje rongaye aho saho Uwiteka azakuyobora ine reka tuzavugisha umuntu warongaye aho Uwiteka azakuyobora nzaguherekeza tuzavugisha umuntu warongaye nta kibazo kirimo twagenda cyane tenga icumi ntago wabibura we numugisha kuriyaga nugukopa imana nukubwira imana ati imana uzi ko ari Imana ije kuguha ikavuga ati uyu mgiye guhawe yahaye bangandi ikababura ariko ngo Imana yibuka imirimo yabo byizigira gute irabagasanira kandi bura nasanze gutanga ntibisaba kuba ufite byinshi oya bike gusuka bitangana umutima mwiza cyane muza bigenda neza cyane reka dupange tuzagerongaye hamwe n'Imana kwezi gutaha hamwe n'Imana kwa gatatu tuzogerongaye hamwe n'Imana turebe ntago dufite byinshi ariko nyine ntago twabura hamwe ngiye waho uzajya nzaguherekeza kandi uzi icyo nifuza uzi nka INEZA ihaye 10 mutoni ofishi gahereza 10 mutoni wazazana bikora azatinda ariko azabikora icyo ndakizi mu mutima wanjye undi aba debuting twese king izi channel uzikuruje no zigara muri Kenya uzi ikintu kiza kibaza no macano yaha muri Kenya ntabufatanyagira tubatarangira ngo buri wese ahimbire mugenzi w'ibyo ashaka uzi impamvu se baradushaka kwitanga tukavuga ati hano hari abana bafite basa baguye iri haruguru mu ntambara barahari benshi cyane nko mu byirengagiza barahari babengeza bose tukavuga ati nyamara zino YouTube ziri muri Kenya zose reka dufatemo 15 cyangwa suzi kwese ayifite twanagiye kwitanga ari kwa BMC abantu n'ubungubu baracyarabo gusunika baze gutanga amafaranga kandi barayitanze tuzafata tuvideo tuye dushyira kuri butaro tuvuge ngo uyu yitazangaya none umwaka yaze kuyatanga ntago mwabimbwiye oya ntago wari uhari ntago wari uhari wari mu Rwanda yego ntago nari mpari tukavuga ati ano macene so muri Kenya mureke twambike byibuza cyangwa se twishyure basi n'ibihembwe bibiri nyene n'ibyo bihembwe ari byo twagiye kwa BMC turembera ngo tuzitanga abantu n'ubungu baze gutanga amafaranga urumva gutanga ni kimwe no guhigura n'ikindi gutanga rero nicyo tudashaka turashaka kuyitanga kanahigura kandi twe tugira umuco mubi wo kwitanga cyane habe no mu makanisa mu bintu bisanzwe abantu baritanga ariko guhigura ni ikibazo gikomeye cyane aho wa mugora bombotse bitevjiwe uriya mwana yakunze ibintu bya X yarabikumbuye yumva tuvugishije kuri ushaka gutuma umugabo wawe ugasanga X wawe ikibazo nuko tutazi impamvu yatumye amuta kuba ko nda ruhande habo urwo watawe n'uwataye nta numwe twumvisha ko twazaganira umugore twumva kandi ufite nimero nakwe uzashaka kuryo kumureba ntago uri kwigira nabi oya ndayifite turashaka kumureba kandi yari isanga ari uri mukuri zamufasha kumutukira iryo pepa oya uzise hari igihe oya tuzabumva bose tuzabumva bose yes ahubwo uvuze ngo tuzabumva bose twumve umugabo twumve n'umugore ko ari igihe abahirwe menshi abahirwe menshi umugabo niwe ushobora kuba ari ipepa oya reka nkubwize ukuri umugore ushobora kuba ari ipepa nta mugore ushobora kubyara mu rugo abana gabate reka nkubwire impamvu kubera iki ushobora gutura uruhinja ukagenda ibyo bibaho nkubwire ugaturinja bazaye ibyerekeranye n'umwana ko amarangamutima yanjye abwira umwana wanjye nta muntu n'umwe namutera habe yo ku isi yo mu isi kubera uko mama atantaye akaturera turi barindwi mu buzima bugoye akihangana akaturera ari kumwe na papa si uko na papa ari intungane wenda si uko na mama ari intungane bakorwa kugeza n'uyu munsi wa none kandi aratuvunikira ukwiye kose nanjye ngewe rwose kuvunikira umwana yanjye mba numva bifite ukuntu biryoshemo uzi kurara ijoro ngo umwana yige ukarara ijoro ngo umwana yambe biraryoshe abantu bajye bareka kwihekura abana umwana agana y'umuyobozi w'ejo hazaza mu gihe uzaba ukecuye so umuyobozi ntacyo uzabwira imana warataye umwana hari aba bashatse bakababura hari ibyaha mutazabona uko mwiregura cyane cyane ko turagana ahubwo sinzi ahantu turi kugana ntaho nzi pe ariko pasiteri Nowa ubu nyine mumeranye neza wa pasiteri Nowa nta kundi tumeranye neza nta kundi tumeranye neza umutsima ashana inyama ariko ntiwabonye ko yasuye papa hari yaraje ntabizi ni kingi wadufotoraga uriya nawe kingi se wadufotoye na pasiteri ntagawa twasangiye umutsima ku meza njye nawe na papa nawe mwasangiye umutsima musangira kandi kuvugaga abantu ngo babeshe mugira isano ry'abana abantu bakunda inyama
dukunda yabatwara he yewe kubyo mu kamugura ibiro bitatu abantu batatu kerekane mu ntaraga gikire kimwe wowe cyo ugomba kumenya nuko pasiteri Ntagawa ni umushumba mwiza ni umwana mwiza ntarobanura ntagira gute icyo areba ni ukuri yuko uri wiringa kumva ijambo akubwira kandi ni umubyeyi utanga gahida ni umuntu utwara umutwaro akagusengera ukamwumva kohereza rikodi kuri telefone akagusengera kandi ukumva agusabiye cyangwa agusengeye bijya bindi bikombora ku mutima bikuvana namwe bikakugezayo n'Amasimba by the way guhinduka kuva ahantu hamwe yari ari kugera ahandi buriya harimo ukuboko kwa pasiteri Ntagawa kubera ko yafashe umwanzuro wo kuba umujyanama ntawe bimutoreye abumujyanama akubwira ati hano hantu wararengereye cyane ntago ari uku nguku kandi ubwo yavugaga hahandi kuri kandi umuntu bwiza arumva muri uyu muntu uri incorrect cyangwa uri incorrect udashaka gukosoka uwo muntu mujye mumuvaho ni manyanga nta muntu uri perfect nta muntu udakosoka nta n'umuntu udatanga imbabazi nta n'utababarirwa umuntu uzasanga yinangira umutima ngo we ntiyababarira runaka cyangwa ugasanga umuntu ngo we ntiyakosorwa uzamutinya umuveho ariko gashari ikindi kigoye cyo kuvuga ngo ngire nabi nkugirire neza biracagoranye oya ntiwangirira nabi ngo kugirire neza ntibyakunda nanjye umutima ntawo ufite ntago ndi Yesu nta nubwo ndi mwene wanyu naso urangirira nabi ngo ngiye nkugirire neza urwo rwego rwo gukizwa sindarugeraho rwaro nigo nakubitanga uzagire ungubitanga gukubita zitatu hano naho ngaho ngiye ntago ndaharenga nukuri none se mbeshye ndakiranutse ntago ndagera ku rwego rwaro ndukubita kuri uyu musanga gwa nundi gukubita ukubita aha nanjye nkagukubita kandi nakubita nkakubabaza naho ngaho ndi ariko ariko nemera yuko umuntu akosa nemera ko umuntu akosorwa nemera ko umuntu asaba imbabazi kandi nemera ko n'umuntu agomba gutanga imbabazi cyane tugana ku musozo ufite ingamba ku mwaka uyu mwaka afite ingamba nyinshi cyane mfite ingamba kugura iPhone ntawanera inkunga ngamba ku mafaranga nukuri kw'Imana isi umure baraduteye isoni Android umukobwa mwiza usa nkanjye nta muntu wa ariko abakobwa mufite Bishop kwa Amasimba shuari this phone cheap one 35,000 how it's come 55 ni make cyane urwego nararenze nanjye ndimo kureba agatelefone ka yewe renti z'amezane ni nkumva nokiba renti z'amezane renti z'amezane nukuri kw'Imana n'udufaranga duke mbese ntago kankwiriye umuntu nka Bishop ushaka bene iyi ngiriya mutoni neza exactly n'Imbaraga ririye wese uri umugore mbonye uko nyimwiba nayimwiba niho ikibazo gasinde umugore w'umusore wese uri umugore w'umusore ntaje kese basi mushuti w'umugabo wiwe duhuje message yitugereze yakwiye kubwira ufite ingamba yo kugura iPhone nukuri kw'Imana mu ijuru mwaka nuranye ntaguza iPhone nzigaya kubera ko ndayishaka pe aho iyo niyo ngamba winjije muri iyo ni ingamba ya mbere ako ntazi niba koko nzayigeraho iyi ni ingamba ya kabiri uyu mwaka ngomba kubona fiance umuntu yaba muri telefone hatabamo sheri dukubita rero watanze uri gitengera inyogo yola ndamubonye abataje none bazoze ejo ibitangaza abataje none yola oya umufiyanse ashobora kuzamura ingamba mfite nuko ntazi niba zizakunda cyangwa zitazakunda ariko ndazifite iyo umusheri nyine ndamushaka ariko sindamubona ushaka umuhungu umeze gute mwiza shahoye umeze cora uri romantique cora nyine core ukuntu azaba ameze umuhungu ufite imbabazi nyinshi uzajya umpamagara akambwira ngo mami ubaye nyina se kandi akambwira mami ko ni mami ya gatatu sasa tena mami mami nani amekuguza hapa nani ameguza hapa mami umeparara hapa baby nini akushike matama afanye buji ari harakantu nabonye muri church risho umukobwa yarira yamarira arashavura sheriyo barabaza ngo byagenze gute ngo urukundo rwazamuka igomana kandi ruzarugaragara njye rwangega nakunze mba nabaye birusere bindi zose mama baby oyaye ituma muzamwita bagabanya ngo ni baby lazima kuwe baby bana lazima iyo ni ingamba yakangahera
araganumishije ngo bajya bita abahungu ngo ba baby ngo barangiza ngo bakabasaba ngo ibintu by'abantu bakuru. Hiyo kitu nayo inafaa kitu gani badilike. Sinira Kwita umuhungu ngo kunita baby no as in we ni baby lakini we bado ni provider ina shida gushekerera se umugabo ugiye kugukunda nk'ubu nkamutera agashekerera afande baby yo afande bu afande we mu miriro mu muranga ngo afande nta atamubwiye bu yiriwe muri uriya muriro urugo ruba rusenyutse bro kubera ko ijwi riri soft ryo kumwita ngo be aryumva ishuri imwe nijoro muto afande twe tuba turi nijoro baba ari kumanga haciye urusasa hakururutse kumanga igikopo urumva rero izo ni ingamba ya kabiri ingamba ya gatatu ni ndayisigaranije nukuri ibyo ni ibintu nifuza kugeraho bibiri iPhone n'umugabo n'umugabo cyane ni fiance n'umugabo sinzi ko nzamubona ariko uzubona hari umuntu uzo gutinya ngo ndebe ko zakazarika zizarika kunsuzugura ngo ntamugabo rikazari kunyandikiye ngura mukeneye ngo umugabo ngura mukeneye ngo umugabo ngo zerwa twabantu ngo ariko ngura namwe ndamukeneye nyine ariko sinkeneye nk'uwo wawe kwanga umugabo nkeneye afite criteria agomba kuba afite agomba kubujije ibisabwa sabwa yaramenye Imana tanywa kanyanga ushaka umugabo w'umukristo nase uri umukristo bayira nshaka umugendo w'umukristo nawe ushaka umukristo ngendo ni uri umukristo washatse umugabo w'umupagani ukamuhindura ntabwo ushaka umugabo w'umupagani ukamuhindura wa ntabwo ushaka umugabo w'umupagani ntabwo mushaka abapagani nahuye nabo benshi nararambiwe ndashaka umugabo w'umukristo ako tukaviho ka achievement 25 nukazaza umvana kuri programme bro ubwo se ningwereza agenda ya 2025 yose ukayirangiza urabona ko ndaba mvuza amabanga ye mbwira iryanyuma rimwe nitumana no gusenga nimba n'umugabo gatutse tubyara umwana ubwo urumva no gutwita nayo ni achievement nso ni wana kwita ariko ntacyo twaye ubu ngubu gutwita wapi uzi gutwita ufite sherukanye ndashaka kuruka nataka kutapika nipe base nataka soda soda black and orange yama kugira ngo nshima ngo bebe utakura hapa ama kwambie bebe unataka kunyonya bebe nikupe nyonyo bebe nikupe nyonyo mbabarira bro tazatuma mbura umugabo yeni chakula watoto my friend bro achana na mimi tuendelee mimi sijasema hivyo tuendelee yani maganti wayivuze wankwepse man navuze tukindi kibazo cyo nicyo twakivuze tuzaje Buganda ryari Bugande nzajya mu kwezi kwa gatatu cyangwa kwa kane kwa kane twagese mu kwa gatanu baragiye guransiga wimpangira programme bro nzoguherekeza tuzabireba tukene bodyguard tuzabireba bodyguard ko mugira ntubizi ko mugira tazuze akuzo mpuza namukira yawa wamukira uruhara twandi wewe mwimbaje naitwa nani tuendelee ndabizi ibyo ushaka kuzana tuendelee tuendelee umwe kucinza rejo bundi tuendelee nyese ine mu by'ukuri tutabeshye uvugisha ukuri kurabona yuko Yesu wo mu ijuru z'amagara yahaye Mutoni make utopima no mwishashi ngo yuzure ko ndakubwiraga Imana gakuri yasumuswa taga Imana yabona urubavu yahaye Mutoni ngo nimari mu kubiteshano rya mukeba batazabasha kurwana nawe n'abantu baza bavuga uzi tekinike ya nyuma mu kurwana oya no kwiruka kwiruka sarashoboye kwiruka gari uko ushoboye kwiruka nabyo ntashoboye icyo ugomba kumenya cyo abanyamurenge bakunda byahindiye he kwiyuzuriza kwipuza ibitahari n'ibijyabaye bakabigira ngo ni ukuri urumva ariko ni wavuga ngo umuntu yasize umugore iriya ngaraza bajya kuki se bagiye mu rukiko bagasezerana abuze mu rukiko icyo basaba basaba igipapuro bavanye yari kigaragaza kuri singo nibyo ni ukuri kw'Imana tamakuru
urumvaga mwe ntimurahura n'abadiyesipora b'abatekamitwe ariko ngenda kubwira nk'uwawe n'abadiyesipora b'umutwe kamwe yaraje hano tugera ku rukiko bamusaba igipapuro cya singo ntacyo afite rero babonye bakamanitse abavanye igipapuro ahari nicyo bamusaba hariya kikerekana ko ahari kandi hanze urabizi ibintu byose ni straight mwiza tugana ku musozo urindira hanze ni straight bagukoraho dokima ufite abana ufite umugore ufite umugabo uri umudivorce bakaguhereza n'icyangombwa cyerekana ko ibyo wavuze ariko kuri rero genda mbonye gusa abantu bahaye bahohotera ndavuga reka nirebera umwana w'abasegege nisekera isekera none buto n'urupeta aragize gute ararwambaye ararusigira ikibara ntabwo yarwiyambitse bro bararumwambitse abandi baraziyambika ndashaka kumva uko uvuga kuri ziriya video ntonye z'abakobwa biriya bintu ni ibisanzwe abantu bose barabikora nanjye wasanga nabikoze cyangwa nanabikora kubera ko uri kuvuga icupa cyane nagize ngo wavuze iyo kwambara ubusa bisanzwe iyo kwambara ubusa bisanzwe izi za distance relationship abantu niko babanye narabisobanuye sinzi n'abantu barabyumvishe abantu niko babanye umugabo kugira ngo amenye kuri mu rugo wenyine ugashyira kuri video ugateka ari kukureba ukoga ari kukureba niko babanye nuko batabivuga ariko niko babanye barabizi ko ariko babanye umugore wese ubona afite umugabo hanze anytime umugabo yabaye pepo twabona video hehe mwishobora gutanga video kugira ngo umuntu akwizere apana kuyitanga rese nibuvuga n'umuntu akakurikodinga abandi ibi byose bibaho kandi ibyo bizabaho n'ibizanavaho bizahoraho nyine uzagira ibyago cyangwa umwaka mubi uhure n'ipepo ry'umugabo cyangwa ry'umukobwa ari kuri kodinge rigushyire hanze urumva kuko ibyo birakorwa buri munsi warebwe n'Imana ariko uriya w'icupa ni urumogi n'ibiyobyabwenge abana ni ibiyobyabwenge byinshi banywa ugasanga bataye ubwenge ugasanga ngiye bari kwikora ibintu by'amafuti bidafututse ariko biriya nta yindi mpamvu abariya bana banywa imogi bagatakaza icyo bita control ugasanga umuntu ari gukora ibintu biriya ni believable urumva ariko icyo kunywa nacyo twagize Imana bakibakuraho cyaragabanutse twabona abanywa ibizoga mugabanuka bwari maze kuba benshi turagushimiye ko watwishije ariko ni icupa ryagushimishije uko nimba ari video nakunze ayiwe umukobwa wasengeye gereka mve kuri innocent uzi impamvu nayikunze niba ari video yakunze ngo ni iriya uzi impamvu narikunze nanga ikintu bita inzoga ariko ni igitangaza bazambeki ngo niba ari ikintu yakunze ngo ni iriya video y'icupa ngo ariko impamvu yayikunze ngo nuko yanga inzoga ariko Olivier ni gito uri pepo nuko tugushimire wa sawa wakoze kubana natwe abantu mukore subscribe ku INEZA TV live INEZA TV show INEZA Live TV show ajya uzumwe ubuhebwo kubw'inzoga nta nzoga nzamwe ntabwo nzamwe inzoga wakoze kuza kubana natwe muri INEZA Live TV turagukunda cyane mugende mukore subscribe ku Amasimba TV show ndetse n'abantu b'Amasimba muze kuri INEZA Live TV show